ibibabaza umutima wawe bibwire Yesu arabisubiza, agahinda k'umutima wawe kabwire Yesu ni igisubizo. Ibibabaza umutima wawe bibwire Yesu arabisubiza, agahinda k'umutima wawe kabwire Yesu ni igisubizo. Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, Uwera w'Isiraheli, uriho kandi uzahoraho. Mwami Mana, nyemerera muri uyu mwanya, muri aya masaha, nzamure ishimwe imbere yawe ry'uko turi amahoro, ry'uko tugihumeka umwuka w'abazima. Nyamara Mwami Mana, nta bitambo twatanze, nta turo twatanze, ahubwo n'andi mahirwe, ni icyizere cy'ubuzima. Mwami Mana, ni urukundo ukunda umwana w'umuntu, wemeye ko twongera kuramuka, tukabona umucyo, tukabona izuba. Nushimwe, nushyirwe hejuru. Mwami Mana, ndakwinginze usange ababuze ababo, usange abagize ibibazo bitandukanye. Ni ukuri ntabwo ari uko batagukiranukiye, ahubwo ni igihe kiba kigeze. Ni ukuri ugenda ubahumurize, ubiyereke nk'Imana, ukomezanye n'abasigaye, ubiyereke, ubigaragarize ukuboko n'ubuntu bwawe bubagaragareho, maze Mwami Mana, ubwo bazagarura ibyiringiro byabo, tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Ongera unyemerere mbere yo kongera kubumbura umunwa wanjye no kugira icyo nkubwira, weze umutima wanjye, weze ubugingo bwanjye, weze ingingo zanjye Mwami, kuko turemwe mu cyaha, turavuga tugacumura. Ni byinshi Mwami Mana bidutera ibicumuro, ariko unyezeshe amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba. Mwami Mana, umpindure icyaremwe gishya, muri mu gitabo cy'abarimbuka kimwe na bagenzi banjye. Mwami Mana, uzaduhe kubona ubugingo buhoraho. Kuri iyi saha turongera turagusabye Mwami Mana, nk'ibisanzwe tukweretse abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Mwami Mana, ni wowe karuhura, ni wowe se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi. Ugende ubasange, ubigaragarize Mwami ishobora byose, maze ubwo bazabona ihumure, bakabona ukuboko kwawe n'igitangaza cyawe, ni ukuri Mwami Mana bazagushima kandi bazaguhimbaza. Nyemerera Data uyu mwanya urebe uriya ufite ikibazo kijyanye no kubura amafaranga, uri gusohorwa mu nzu. Mwami Mana, ugende umwigaragarize, umucire inzira aho zitari. Tuzi neza ko inzira zawe zirenze igihumbi, ntiwemere ko asohorwa ngo ajugunywe mu muhanda. Mwami Mana, mwishyurire inzu, umuhereze imirimo ihoraho. Ni ukuri Mwami Mana, umuhereze, biranashoboka ko wamuhereza icumbi ryiwe. Mwami Mana, ubwo azabibona azagushime kandi azaguhimbaze. Ngaho komeza ubane natwe, wivange mu byacu, ubane n'abacu, ubane n'inshuti zacu, ubane n'abana bacu, ubane n'imiryango yacu, ubane n'ababyeyi bacu. Mwami Mana, buri kimwe cyose cyiza kandi cyatugira umumaro Data, ukiduhane n'abera bawe ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amena. Ikaze nanone kuri wowe ubashije kumva cyangwa gukurikirana uyu muyoboro witwa Ijwi Ryanjye ku nshuro ya mbere. Tuguhaye ikaze. Ijwi Ryanjye ni umuyoboro cyangwa ni channel tuzajya ducishaho amasengesho cyangwa dufashanya mu gusenga, twinginga Imana kugira ngo ibibazo byatubayeho karande cyangwa ibibazo bituremereye, kugira ngo tubyereke uhoraho, kuko niwe ubishoboye, ubwacu ntitwabyishoboza. Niyo mpamvu twashyizeho iyi channel kugira ngo tuzajye duhurira hamwe cyangwa dufashanya mu gusenga, kugira ngo twinginge Imana ibashe kudufasha gutambuka cyangwa gutsinda ibigeragezo tuba twahuye nabyo mu buzima busanzwe. Niba utarakora subscribe, ndagusabye nkwinginze ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe, kugira ngo utazajya ucikwa n'amasengesho, kuko isengesho nibwo buzima, isengesho rirarema. Niba utarakora subscribe uyikore
kugira ngo Uwiteka aduhane umugisha, kandi nawe wayikoze ni ukuri Imana yivange mu byawe, kandi Nyagasani akomeze akumurikire. Ngaho nimugire ibihe byiza, Imana ibane namwe.